ubukire bwa mbere n'ubuzima kuba ndiho byaterwa nawe tuvugana cyewe nawe uri umukire ibyo bintu se urumva atari kuturira mu mibare ntabwo ari imibare kuko iyo tuvuze gukira muri competition ugomba kugira umwihariko wawe so dufite umwihariko muri ibyo dukora kandi birimo gutanga icyizere kuko ubucuruzi bwose bubamo competition ariko ndizera muri community zacu n'abavuga ikinyarwanda uri mu kibuga wenyine ntabwo ikibuga ndimo nyine kuko ikibuga naragisanze urumva hari abagiteguye mbere turimo turakina twese ndabasoje mwese abakunda kutureba no kudutega amatwi kuri Sangwa TV show nk'uko bisanzwe buri cyumweru tuba turi kumwe n'umutumirwa by'umwihariko uri mu bice bitandukanye bya business cyangwa se n'ibindi bintu abantu babifuza kumenya. Kuri mikoro ndi Cheu nkaba ndi kumwe na DJ Cyusa uri kuri technique. Umutumirwa wacu muramubona imbere yanyu, bwana Byusa watangira wibwira abaduteza amatwi. Murakoze cyane, amazina yanjye banyita Mugabo Byusa, nuko nitwa Mugabo Byusa. Iyo uvuze ngo witwa Mugabo Byusa abantu bashaka kutabyumva neza. Mugabo Byusa ni muntu ki, akora iki, ari muri Amerika kuva ryari? Mugabo Byusa ni umupapa ufite abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, ubwo na mama wabo. Maze igihe kigera mu myaka 9 muri Amerika. Muri iyo myaka nagiye nkora byinshi, ariko ubu byo nkora nibijyanye n'ubucuruzi bw'amazu, kugura no kugurisha ibizwi nka real estate. Abantu bagiye babona koko Mugabo Byusa mu bitangazamakuru, publicité zigaragaza ibyo ukora. Hari nabo twahuye twe ku giti cyacu waguriye amazu cyangwa se wafashije kugabanya ibiciro by'amafaranga basanzwe bishyura. Ibintu byiza ukora, ibi bintu byaje gute? Wisanze muri uyu mwuga gute wo gufasha abantu kubona amazu ari affordable cyangwa se bashobora gushyikira no kwishyura? Muri rusange watangiye gufasha abantu te muri Amerika by'umwihariko muri Grand Rapids cyangwa se no muri Michigan muri rusange? Ubusanzwe rero umuntu wese hari byinshi akenera bya buri munsi. Umuntu wese yifuza kugera haba. Nkuko mubwiye ngo muri iki gihe maze muri Amerika kingana n'imyaka irenga 9, nagiye nkora imirimo itandukanye. Muri icyo gihe nabayeho umukesi waka, umushinga umwe wakira bimukira hano muri Amerika igihe kingana n'imyaka 4. Nza kugenda mpura nk'uko abantu baza bafite ibyo bakeneye, nza gusanga bamwe bari bagiye bafite inzitizi, ibintu bagiye bahura nabyo, ugasanga baragiye bahura n'imbogamizi no gukorana n'abantu batizeye mu bijyanye no kugura no kugurisha amazu. Bisoza rero bimpaye imbaraga n'umuhate wo kwifuza yuko ikirenze yuko ari akazi no kuba mfashije umuntu birushaho kunezeza cyane, kuko iyo umuntu yari afite ikibazo cy'ubwishyu wenda bitewe nuko turi biganireho, ugasanga yishyuraga amafaranga runaka, turakoresha amafaranga nubwo ari amadolari n'iryo jambo ryihuta, ari ugasanga umuntu yishyuraga nka 3, ukaba wamufasha akishyura 500, nawe ubwawe uba wumva wishimye. Hagati aho Mugabo Byusa, abantu benshi bakunda cyangwa se bifuza kuba aba realtors cyangwa abantu nyine bameze nkawe, babibaza ubundi umuntu yisanga muri uyu mwuga te, nibiki bisabwa kugira ngo umuntu abe yafasha abantu kubona aho batura baba bakita mu rugo? Ikintu cyose igishaka kirashoboka. Ni ukuvuga ngo kuba ukora umwuga nk'uyu ni ukugira commitment, ni ukugira ubushake, kumva yuko hari impamvu, hari ikintu kigutwara muri uwo mwuga. Iyo ikintu gikunze rero uburyo ni ukwiga, hari amasomo afatwa ukiga, wamara kubona icyo bita pre-licensing ukaba wabukorera license ya state muri buri state yari yose. Ni ubushake, ni nkuko n'umuntu aba umudokiteri, ni nkuko umuntu aba umu-engineer, nuko ugira ubushake bwo gutegura ubuti ndashaka kuba reka nige hanyuma nzagere ku nzozi zanjye. Ibyo nizere ko bikemuye ikibazo cy'abantu bibwira ko kuba umukomisiyoneri cyangwa umuriyeta mu bintu bijyanye n'amazu bitameze nka bya bindi by'iwacu, ko iwacu umuntu arabyuka agahita avuga ngo agiye kuranga. Ndavuga mu Rwanda, muri Congo, muri East Africa muri rusange, umuntu arabyuka ndabwira ati nabonye nzo jya kuyigura. Hano suko bimeze rero muri rusange, kugira tubibabwire n'amasomo bisaba kujya kwiga ndetse ukihugura. Hagati aho ariko nandi kwibaza, Mugabo Byusa nk'umuntu ufasha abantu kubona amazu ndetse no kuyagurisha, ngira ngo byose murabikora cyane. Ubafasha kugura amazu yo gutura,
ay'ubucuruzi, ay'inganda, kuko urumva hari amazu y'ubwoko butandukanye, hari amazu aturwamo, hari amazu y'ubucuruzi, hari amazu y'inganda. Ubafasha ayahe mazu muri rusange cyangwa byose murabikora? Ubusanzwe license yacu ntigira limite. Iyo ufite license ubasha kuba wafasha umuntu mu kugura inzu yo guturamo. Abenshi tumaze gufasha ni abagura amazu yo guturamo. Hari abo tumaze kuvugana bakeneye amazu y'ubucuruzi ya kamasho. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bwacu twagufasha mu cyo ushaka kugura kijyanye na real estate. Ushaka kugura inzu z'ubucuruzi, ushaka kugura inzu wavuga uti wenda ibyo bita ngo ni flipping, ushobora kugura inzu ukaba wayihinduramo ukayigurisha, ukagira ibyo yongeramo ukayigurisha. Ibyo byose turabikora. Nigeze kumva ikintu abantu bavuga ngo umuntu ashaka kugura inzu afite amafaranga zero. Ibyo bintu ni ukuri nk'umuntu w'impuguke expert mu bintu byo bijyanye no gucuruza amazu, kuyagura cyangwa kuyagurisha? Birashoboka. Iyi Amerika ifite uburyo yoroheje ibintu byo korohereza abanyamerika. Ariko umuntu wese nibyo yavuga ngo ujya gufasha umuntu ngo n'Imana ifasha uwifashije. Yego. Birashoboka yuko na mbere yuko wifasha yigufasha n'ubusanzwe hari ubufasha buke. Birashoboka hari uburyo ushobora kubona inzu. Akenshi icyo bavuga ni uko udafite nka down payment. Turaza kuyigeraho. Ariko bivuze yuko niba uruhare runini rugiye kuri bo, nawe ibijyanyemo n'ibyo bazakungukamo biba biri ku rwego rwo hejuru. So icyo dushishikariza abantu rero, kugura inzu cyangwa kugura amazu ni umushinga munini cyane. Ni ikintu umuntu aba agomba gutegurana ubushishozi kandi agashaka n'abantu b'inyangamugayo, kuko hari ubucuruzi hakaba n'ubumenyi mu cyo ukora. So rero icyo dushishikariza abantu ni ukuvuga ngo niba ugiye kugura inzu ukaba uteganya mu myaka 2, menye yuko nawe hari uruhare rwawe ukeneye kugira ngo ube wagura ya nzu, kugira ngo bizakorohere mu bijyanye n'ubushobozi cyangwa n'ububasha bwo kugira ngo ya nzu uzayigumemo, kuko hari benshi zinanira. So rero si ukuvuga ngo ntibishoboka yuko umuntu wagura inzu nta iyo down payment ufite, ideni bari guha, ariko ubwishyu bwajya hejuru. Icyitwa nk'inyungu kiba kiri ku rwego rwo hejuru cyane. Hari abantu ngira ngo urumva ko hari ibibazo byinshi abantu bibaza. Hari abantu bavuga ati giwaho kugira ngo ngure inzu nzakodesha nzishura imyaka 30 nakodesha. Nk'umu expert cyangwa se umuntu w'impuguke ibintu by'amazu nyine wabyigiye, usanga ari ugukodesha no kugura inzu yawe ari iki kintu cyungura umuntu muri rusange, kugira ngo n'abantu batuye hano by'umwihariko bavuga ikinyarwanda bumve hagati yo gukodesha no gufata inzu ku ideni uzishira mu myaka 30 ni iki cyunguka? Murakoze cyane. Buri ikintu cyose kibaho kubera yuko hari impamvu igutwara muri cya kindi. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba ari umusiribateri. Urugero, niba uri umuntu umwe cyangwa muri babiri mukaba muri apartment mwishyura 1500, bitandukanye n'umuntu uzaba ufite famille y'abantu 6. Ni ukuvuga ngo ukeneye yuko ugira ahantu witi wawe. Icyo kuba wavuga ngo nkodeshe cyangwa ngure, jewe nashishikariza yuko umuntu wese ategura mbere yuko avuga ati ngiye kugura. Kuko kugura iyo uguze inzu mu myaka 5, ya nzu nubwo wishyuraga iba ifite icyo twita equity. Ubu umaze kubaka equity muri iyo nzu yawe. Ariko mu nzu muri apartment maze imyaka 5, equity ushatse kuvuga iki? Hari amafaranga wamaze kugera muri iyo nzu? Hari amafaranga wamaze kugeza muri iyo nzu. Ni ukuvuga ngo umaze kugira ubutunzi muri iyo nzu. Nubwo waba utararengejeho uvuga uti nishyuraga ayo bampaga wenda bari barambwiye kwishyura, ni ukuvuga ngo hari umutungo umaze kubaka muri ya nzu yawe. Ariko umuntu wari uri muri apartment imyaka 5, ushobora kubyuka ugasanga urupapuro rwa nyiri inzu rukubwira yuko inzu igurishwa. Ubwo rero urumva uretse kujyana yuko waryamyemo nta kintu ubusigaranye. Ariko inzu maranye imyaka 5 ushobora kuvuga uti reka nyigurishe, nubwo uvuga uti wenda ku kwezi nishyuraga 1000, ukavuga uti nishyuye 10,000 ngahe, ariko uyigurisha ukaba wasagura 30 cyangwa 50. Urumva yuko hari icyo washyizemo. Ariko wari uri muri apartment cyangwa muri house yarasohotse. Rero biterwa n'impamvu yabigutwaye kugira ngo ugure inzu. Murakoze kubisobanuro byiza muri kuduha. Nago bishoboka ko umuntu yahomba muri iyo case? Biragoye kuko ikijyanye na real estate, inzu ni investment, ni umushinga munini. Kuko uko byagenda uko ariko kose, igihe cyose ufite inzu navuga yuko biragoye yuko wavuga ngo wahomba, kuko
ni ikintu abantu bakeneye cya buri munsi. Niko tuvuze ngo umuntu abaye hakeneraho kuba. Ni ukuvuga ngo rero igihe ya nzu ihari biragoye yuko wavuga ngo iyo nzu yahombye. Akenshi inzu ifite ibifite ubwishingizi, icyaba cyose niyo yaba inkongi y'umuriro ubwishingizi burishyura. Ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo kuba wagira impungenge uvuga ngo nshobora guhomba. Niba mbyumva neza urashaka kuvuga ko ubutaka n'inzu bitajya bihomba? Ntabwo bijya bihomba. Nibutsa abantu ko muteze amatwi Munareba Sangwa TV show, tukaba turi kumwe na Mugabo Byusa, expert cyangwa inararibonye mu gucuruza amazu no kuyagurisha muri leta ya Michigan ndetse no mu yandi mastate muri leta zunze Amerika. Arahagera, wamuhamagara cyangwa tukamwandikira, uzashire muri comment ikibazo cyawe n'ibindi azaza abisubize. Mugabo Byusa, turimo turaganira kuri sector irimo abakire benshi, ababilioneri muri Amerika, benshi umubare munini nababa muri iyi secteur y'amazu, harimo biriya na developer nyine muri rusange. Tukavuga ko Mugabo Byusa yakize, ari umukire muri Amerika. Ubukire bwa mbere n'ubuzima, kuba ndiho byaterwa nawe tuvugana cyewe nawe uri umukire. Ibyo bintu se urumva atari kuturira mu mibare? Ntabwo ari imibare, kuko iyo tuvuze gukira nkeka yuko ni ubuzima, kuba uri muzima birashoboka. Nk'uko twagiye tuvuga, hari ibyo nakoze, hari ibyo ndimo, na nyuma y'imyaka runaka ushobora gusanga ibi ntabikibirimo. Intumbero ni ukubona ubwo butunzi nk'uko abandi babwifuza, ariko ubukire bwa mbere ngewe mbona mfite ni ubuzima, kuba ndi muzima. Okay, reka noneho twinjire muri serivisi na produit ucuruza utanga. Uri umuntu umaze kumenyekana muri sekiteri icuruza amazina yagurisha, by'umwihariko muri community y'Abanyarwanda ndetse n'abandi bavuga Ikinyarwanda, Abakongomani n'abandi bantu benshi batandukanye, n'abanyamahanga n'abazungu n'aba Black American. Ariko muri rusange Mugabo Byusa nakahe gashya afite aha community ye ndetse n'abandi muri rusange? Ni zihe produit, ni zihe service ubaha, ndetse n'iki kivuga ko umuntu ashobora kuvuga ati reka njye kwa Mugabo Byusa kubera ko afite agashya runaka? Sindi bukagire kamwe. Murakoze cyane. Nanone hari ubucuruzi, njya nkunda kuvuga ngo ubucuruzi ni ikintu cyagutse cyane. Muri uru ruganda turimo rero rurimo ibintu byinshi, ku buryo udafite umuntu cyangwa uguhagarariye w'ubunyamwuga kandi ufite ubumuntu. Kuko nimbivuga hari abantu bamwe tumaze guhura, umuntu akaba ambwira ati ndashaka kugurishiriza inzu, najya muri systeme nkabona yuko urugero nk'imisoro nk'inzu ye ntago yatanzwemo raporo nk'iyo guturamo, nkareba ugasanga arishyura inzu nk'iy'ubucuruzi. Nkamubwira rero nubwo ushaka yuko tugurisha, ariko nshobora kukwereka uburyo aya mafaranga yamanuka. Ni ukuvuga ngo iyo mbonye umuntu nshobora kuba twakorera, namuha umuyoboro cyangwa namugayidinga, nkamubwira ngo kora ibi n'ibi, inzu yawe ikaba ushobora kuyigumana utayigurishije, ibyo birenze kuba ubucuruzi. Ariko icyo mvuga cyane ni uko muri uru ruganda rwa real estate jewe mfite ubudasa. Ni ukuvuga ngo ubudasa, ubwo nibwo nanjye nshatse kugira ngo nsobanurire. Ubudasa ni uko ibyo nkora ndabikunda, kandi ibyo nkora sinshyira imbere inyungu, nshyira imbere uwanyizeye. Kunyizera ubundi jewe mba ndi umukozi wawe. Iyo mbwiye ngo uzampagarare muri iyi processes cyangwa muri iki gikorwa cyo kugura inzu, jewe nkorera mu nyungu zawe kuruta izanjye, kuko n'ubundi inyungu mba nzazibona. Ubwo rero muri bimwe mu budasa bwanjye ni ugukorera mu nyungu z'abakiriya kubera icyizere bangirira. Iyo ukoze analyse cyangwa se ubusesenguzi muri rusange bwa community yacu, dore ko na Sangwa TV show abenshi batureba ari Abanyarwanda n'abavuga Ikinyarwanda bose bari muri Amerika, usanga ari cyo kibazo bafite mu rwego rwo accessinga ku isoko ry'inzu cyangwa se ry'imiturire. Ni ikihe kibazo? Ni ikibazo cy'amafaranga, ni ikibazo cy'imyumvire, ni ikibazo cyo kugira amafaranga make, ni ikibazo cyo kutamenya, kutagira ubumenyi, ni ikibazo cyo kutagira abo bizera? Usanga ari ikihe kibazo mu rwego rwo kugira ngo buri wese agire nyine inzu? Byose ubikomojeho. Ngewe muri ibyo maze guhura nabyo muri experience, hari ukugira amafaranga, hari kutizera cyangwa kubona yuko abagize experience mbi mu baguze inzu. Kuko uzumva umuntu akubwira ngo nugura inzu bizagenda bitya, ugasanga hariho nk'ikintu cyateye ihungabana mu bantu kubera babibanjemo. Impamvu mbona nkikomeye cyane
ituma cyangwa iba nk'imbogamizi ni ukutagira amakuru ahagije. Abantu kumenya ibyo bagiyemo, noneho wagira amahirwe make ugahura n'umucuruzi koko uri muri iki gikorwa nk'umucuruzi, ku buryo ibyo areba byo ni uko akora agahembwa akagenda, ntasigara abona yuko na nyuma yuko umuntu agufashije hari imbogamizi cyangwa hari uburyo uzagorwa na yanzu. So bigiye bitandukanye, ariko nkeka yuko amakuru n'ubumenyi n'uburyo ibintu bikorwa ari imbogamizi cyane. Usanga biterwa n'iki se kuba nta makuru ahari y'ibyo bintu? Nuko uruganda turimo n'ubucuruzi, kandi noneho hari bimwe bitavugwa kugira ngo niba ari diru, mu yandi magambo ntabwo mushinzwe kwigisha, mwe mushinzwe gucuruza. Nibyo, ubu nibyo turimo rero twe. Niyo mpamvu twaje hano kuri Sangwa TV, ni ukugira ngo twigishe, kuko ubundi iyo uhayarinze umu real estate agent ntabwo umuhayarinze ngo aze kukwigisha, ariko umuhayarinze ngo aguhagarariye. Niyo mpamvu anahembwa. Nubwo bamwe babona yuko atari bo baba babahembye, ariko giye yumbwiye ngo nkuhagarare mu kugura inzu, ni ukuvuga ngo company iri izampemba y'abagurisha, wowe ndi umukozi wawe. So ikintu kizajya kibaho rero, uzumva abantu bagurisha amazu ashobora kukubaza tufite amafaranga angahe ya down payment, ntagusobanurire uko bizakorwa, kubera yuko yanga yuko nakubwira byinshi, bwa bucuruzi buri buhagarare, ya diri iri burangire. Okay, reka twinjire muri technical terms y'ibyo bintu. Hari abantu bagura amazu ugasanga ngaguza inzu ashizeho down payment cyangwa amafaranga make ya avance makeya, bakamubwira ko inzu azayishyura mu myaka 30 kandi agiye kwishyura ibihumbi 300 tuvuge by'amadolari, no kuvuga ngo nibura miliyoni 300 ingahe, sinzi aho rate igeze mu Rwanda. Ariko wajya kureba ugasanga mu myaka 30 zabishyuye ibihumbi 900. Ibyo bintu biba byabaye gute? Baba bamwibiye he? Mwe mubikora iki? Twebwe ni ukuvuga ngo nibyo twavuze ngo ni uruganda ni runini cyane. Ubusanzwe kubera yuko bakuguriza amafaranga, nawe ugiye kunguriza amafaranga ugomba gushyiraho n'inyungu nzakungukira. Ibyo rero hari uburyo bwo kurwana nabyo, ubundi kugerageza guhunga kuba inzu wayigura 300 y'amadolari ikazasoza yishyurwa 900, ni ukugerageza kuba wakwishyuraho mbere menshi arenze ayo bakubwiye. Kubera yuko urugero niba bakubwiye ngo urishyura 2,000 bya buri kwezi, iyo wishyura 2,000 by'amadolari, ushobora gusanga ayo wishyura ku yo bakugurije, ni ukuvuga ngo wamaze kubona inzu baravuga ngo usigayemo ideni ry'300, uzajya wishyura 2,000 ku kwezi. Ushobora gusanga 200 cyangwa 150 ariyo ava ku 300, 1,750 ari icyo ku ideni, ari ikinyungu n'imisoro na insurance y'inzu. Ugasanga muri aho hantu siko bari mu bujura. Ntabwo ari ubujura, ariko systeme yubatse, kandi urumva kubera yuko ubusabye yuko umuntu aguha icyo udafite, umuntu iyo agutegeka uremera cyangwa ugahakana. Okay, niba mbyumva neza urashaka kubwira kugira inama abantu ko badakwiye kujya kugura inzu mu gihe badafite down payment nibura ifatika? Nicyo ushatse kuvuga? Si cyo nshatse kuvuga, ariko nacyo gikenewe. Kuko navuze ngo niba ushaka kugura inzu duhamagare. Inomero ni 51 yego 894 924. Yego, twicare tuganire tukwereke uko umushinga ugenda. Ushatse kuvuga ko umuntu aramutse amagaye Mugabo Byusa mushaka kuganira no gaba dafite down payment nibigere kuzishura 900, ahubwo akaba yakwishyura nibura inyungu zi. Hari ubujyanama tuguha ku buryo tushobora kuvuga tuti se niba ushaka kugura inzu, yego, niki wategura kugira ngo noneho nibura uzajye niba wishyura uzishyura yangaya. Kubera yuko iyo wishyura inzu wishyura ayo bakubwiye, nibyo bijya muri ya myaka 30. Ariko hari uburyo ushobora kuvuga utereka mfate imyaka 15 n'urugero. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe imyaka mike uba wishyura menshi kuri principal. Yego, ariko iyo ufashe imyaka myinshi wishyura make kuri principal. Ni ukuvuga ngo principal nayo bakugurije. Tureba bitewe na mikoro nuko akazi kagenda, ku buryo dushobora kuvuga tuti se birashoboka yuko ushobora gufata imyaka mike, noneho twagera n'imbere ukaba ushobora kuvuga uti wenda
sindayigezaho reka nkora icyo bita refinance n'ubusanzwe wongera iyo myaka n'ubundi ntizagera ya 30 ariko wishyuraga menshi kuri principal. Ikibazo dufite cyangwa kigorana ni uko ushobora gusanga umuntu amaze imyaka 3 yishyuraga ayo bamubwiye ku 300 ugasanga mu myaka 3 wishyuye nk'ibihumbi nk'icumi byonyine ku kwezi wishyura 2 ku mwaka n'ibihumbi ni ukuvuga ngo ni 24 yego ni ukuvuga na gatatu ubwo urumva bibaye nka 48 ariko ugasanga kuyo bakugurije kuri bya 300 wishyuye 6. Okay, ngira ngo murabyumva bateze amatwi n'abari kumva Sangwa TV show. Ubwo contact mwazumvishije no guhamagara Mugabo Byusa ubundi akabaha n'ubujyanama akanabigisha mbere yuko abafasha, kuko abantu benshi bakunda gushaka amazu mukajya kuba real estate batavuga n'ururimi rwanyu mutumvikana ugasanga biragoye kandi hari umuntu wabafasha muri rusange. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro ariko hari ikibazo mfite. Hari umuntu wicarana muri Amerika akavuga ati reka ntago najya kwishyura inzu y'ideni imyaka 30 ahubwo akamfata amafaranga yanjye kwiyubakira iwacu. Uwo muntu abafite abakoze amahitamo meza? Nibyo navuze ngo hari amahitamo iyo umuntu ku giti cye. Mushaka kuvuga ati jewe ntabwo nshaka inzu ya hano mu myaka 5 ndaba ngiye. Kuko wabiteguye gutyo. Reka tuvuge ko atagiye ari ubwo bwo kuvuga ngo giye sinakwicara mu inzu y'ideni imyaka 30 dore ko nzaba nakiriho wenda umwana wanjye nawe azafata ideni. Uwo muntu iyo myumvire usanga ariyo nk'umuntu ufasha abantu. Ni ukuvuga ngo sinasobanure cyane ku gituma umuntu ashobora kujya kugura inzu muri Kongo cyangwa muri Uganda. Kuko niba uvuga uti sinshaka yuko imyaka 30 nzaba ndi mu ideni, rega n'ubuzima dufite ni ideni. Ni ukuvuga ngo ntabwo wavuga ngo ntabwo imyaka 30 nzaba mfite mu ideni. Reka tubyoroheje tubigire bitoya in terms ya business mu rwego rw'amafaranga. Umuntu ufite inzu hano n'uyifite ahandi, ndavuga muri Afrika, barahwanye. Yego risk wenda kwishyura ideni hano bitwara igihe, ariko kandi na returns cyangwa return on investment sinzi ukuntu nabivuga, amafaranga baguha mu byo washoye, inyungu ubona ko byo washoye usanga yangana. Ubwo urumva nitujya muri returns byaba bigiye mu buryo bw'ubucuruzi. Ndagira dufasha abantu nyine kuko nta n'umuntu wubaka inzu cyangwa se ujya kuyibamo cyangwa yigura ahandi atagamije ubucuruzi cyangwa atagamije inyungu. Urebe kuri ritani nyine ku nyungu yabona aramutse ashoye aho muri Afrika cyangwa ashoye hano, usanga aho yakunguka ari hehe mu gihe kirekire? Ni ukuvuga mu gihe kirekire tureka turabivuga mu buryo bubiri. Hari umuntu ugura inzu yo guturamo hano. Ni ukuvuga umuntu ugura inzu yo guturamo afitiwe aho abarizwa hano. Uyubatse iri hanze y'igihugu ni ukuvuga ngo ifite abandi bayituyemo. Byaterwa na investment ukoze. Abantu bose icyo nshaka kuvuga ntago abantu bose twagura inzu zo kubamo. Hari n'abagura inzu zo kuvuga ngo ndayiguze nshatse Mugabo Byusa agiye kumfasha kugura inzu nziza ku buryo nzayishyiramo amapangayi cy'abantu bikodesha ikabiri kunyinjiriza. Ikabiri kunyinjiriza. Undi akavuga ati ndayitwara muri Afrika naho nyishyiramo amapangayi nze mbe hano. Abo bantu return on investment cyangwa se inyungu bakuramo. Inyungu ubwo ni icyo wenda mu byo navuga mu kubujyanye no gukodesha inzu hano. Kuko igira maintenance nk'uko niriya igira maintenance. Yego. Tuvuga urugero niba ufashe 50 by'amadolari kuko biragoye yuko wagura, tuvuge nibura inzu ya make hano ushobora gutangira gukodesha tugire 250 apartment. 250 ni inzu isanzwe. Yego. Kuko na apartment se umuntu yagura zisanzwe. Urumva apartment rero naba ngiye gusa nk'usobanura investment iri ku rwego rwo hejuru. Okay. Nuvuga ngo umbajije ngo ubishaka azaza gushaka. Umbajije ngo income y'umuntu ufite apartment mu Rwanda na income y'umuntu ufite apartment muri Amerika, ese amadepanse ni iki? Ariko nizere ko nshatse apartment kuyigura ngushatse nabyo wabifashamo. Ibyo nabigufashamo. Okay. Kandi nk'uko umbajije hari ikintu ngira twavuzeho twagisobanuyeho neza. Ni byiza yuko umuntu niba agiye kugura inzu cyangwa ubwawe ushaka gukora investment ugira uburyo utegura ibyo ugiye gukora. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kugura inzu muri Amerika hari ibisabwa. Hari umuntu uba wicaye nk'ubaka avuga ati ngiye mu kwezi mwaka utaha nzaba nujuje 100,000 mfite by'intego ninjya kugura inzu nzaba
ingura inzu ya 1,500 nzaba mbasha kuba nasigaramo ideni rya 400. Ntabwo igikenerwa mu kugura inzu ari ukuba ufite ayo mafaranga kashi gusa. Ntari nakomeza n'imbere, nashaka gushishikariza abantu tumaze kugira experience itari nziza igorana, kubera yuko abantu bamwe hari igihe usanga babitsa amafaranga, ugasanga umuntu afite nk'ibihumbi 50 cyangwa 100, akakubwira ati tujye gushaka icyo bita pre-approval, tujye gushaka urupapuro rutwemerera kuba twagura inzu. Iyo rero ugiye ku murenda cyangwa kuri banki bakabona amafaranga ntayari kuri konti, biragorana yuko ayo mafaranga azagaragazwa yuko ari ayawe. Ikijya gikorwa bajya usoza bayise yuko ari gift fund, ni amafaranga baguhaye, aho uriya nyirayo. Uretse gato turashaka kumbwira ko muri Amerika hari abantu bagifata amafaranga bagashira mu gitanda munsi y'amatara. Sinzi niba ari mu gitanda, ashobora kuba afite na kasefu, ariko hari abantu bamwe tumaze guhura ugasanga biba imbogamizi. Iyo tugiye kugura inzu ni byiza ko mu mezi 2 ushaka uburyo amafaranga yawe yashyira kuri konti mbere y'amezi 2 yuko ujya gushaka pre-approval, kuko mu biri bimwe bazakubaza bakeneye kureba yuko ufite iyo down payment, yakeneye kureba kuri bank statement ngo bamenye amafaranga, bamenye yuko iyo down payment ivuga yuko uzatanga ese irahari. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko bareba ku byangombwa kugira ngo urebe ko ufite ibyangombwa byemewe, bareba ku ma credit yawe. Icyo ni nko kugira ngo barebe ubunyangamugayo bwawe. Ikintu cya credit gato ukiri kuri credit score, ibintu bijyanye n'ideni, uko umuntu ukoresha amadeni make ari nabyo biganisha gukoresha manini iyo wahawe inzu. Hari umuntu wambwiye ngo umuntu ashaka ko afite ibihumbi 100 bye cash bakamwima inzu, cyangwa se bakamuha credit y'inzu, ahubwo bakabiha umuntu ufite 500 kuri konti kubera credit score. Ibyo bintu biteye bite? Ni ukuvuga ngo ibihumbi 100 kashi ushaka irindi deni, ni ukuvuga ngo ushobora kutaribona kubera yuko nta bunyangamugayo ufite kandi ufite amafaranga, ariko urashaka yuko hari undi uzakwizera kugira ngo akongerere. Mu kuvuga ngo rero ugiye niyo tuvuga ugiye gutuma umuntu ukamubwira uti nshyirira aya mafaranga uyu muntu, ntutuma wowe wizera. N'ubusanzwe ibyo ni ugutuma. Noneho ugiye kunguriza amafaranga, wakubwira wese ngo muguriza amafaranga wayamuha, ugomba kureba yuko se wa muntu afite ubunyangamugayo. Rero Amerika ifite uburyo yubatse system yo kugira ngo ikurikirane irebe ubunyangamugayo bw'abantu. Niba ufashe ideni se waryishyuye gute? Abantu bajya bagiramo gusa nkaho habaho gusobanurirwa gutandukanye. Niba urugero ufite nka credit card y'amadolari 500, ubundi nibura menshi wakabaye ukoreshaho ni 30%, bivuze ngo nibura wakoresha 150. Iyo ugikoreshe nka 400, ni ukuvuga ngo wowe urasa nkaho dependinga kuri iyo credit card. Ibyo byangiza credit card yawe. Ushobora gukoresha amadolari 50 ukabika ikarita, ukishyura ku gihe, ejo ukongera ukakoresha 20, kuko icyo bashaka kureba ni discipline yawe mu bijyanye no gukoresha ideni no kuryishyura ku gihe. Ntabwo icyo bareba ari umubare mwinshi w'amafaranga wakoreshejeho. Icyo kintu rero abantu ku ma credit card ni ikintu gikenewe cyane. Abantu duhura kenshi ugasanga abantu bafite ama credit score ari hasi, kandi iyo ufite ama credit score ari hasi bigira ingaruka iyo bigiye mu gufata ideni. Iyo uri ufite ama credit ari hasi bituma wakwishyura interi iri hejuru. Hari amoko y'inguzanyo loans runaka udashobora kubona kubera yuko ufite amanota ari hasi. Icyo kirajyana cy'amanota no kwishyura amadeni. Reka nkomozeho ku bantu bamwe tumaze gukorana, baba baraje mu buryo bw'abimukira nk'impunzi, usanga aho babona iriya travel loan. No kuvuga ngo iriya IOM. Hari rero ikintu kimwe kiri mu hari abantu batazi ariko ko hari ideni rya IOM ry'indege bazamo babazi ko ari kuvimvira gusa. Ni ideni rikomeye ku buryo baba baranabwiwe yuko na mbere iyo usinya ubwirwa yuko iryo deni ugomba kuryishyura kugira ngo nuri inyuma yawe azaze. Ahubwo mugomba kumenya yuko niba utararyishyuye ushobora kuba ufite uruhare mu kuba hari umuntu uhezeyo kubera yuko ntiwishyura. Ariko reka icyo tukireka, icyo mvugiye nuko usanga umuntu hari ibihuha biba muri community, umuntu akakubwira ngo ngiye maze imyaka 10 ngo sinyishyura. Umuntu ntabwo yanga maze imyaka 5 atishyura, uzajya umenye yuko yageze muri collection center, nuvuga ngo yamaze kujya muri babihemu. Icyo ngicyo umuntu ntazakikubwire, ngo nakikubwira wumve yuko
ari ikintu cyiza. Impamvu mvuze ngo babihemu, iyo bagushyize muri abo ba debt collector nuko wowe uwari waraguhaye ideni wanze kumwishyura baryimurira ku bandi kugira ngo bazakwishyuze ku third party umuntu wa gatatu kugira ngo azakwishyuze. Rero ni ikintu cy'ingenzi. Mu by'ukuri hari abantu bamwe baba bafite bati se ko maze imyaka 2 nahamagara he, mwaduhamagara. Ntabwo ibintu dukora byose ari amafaranga gusa. Umuntu yakuyobora akakubwira ati reka dushaka uburyo duhamagara utangire kwishyura bitewe n'uko wishyura. Mukomeje kutureba ndetse no kutwumva kuri Sangwa TV show. Kuri mikoro ndacyari Chewu, ndetse kuri tekinike cyangwa kuri kamera hari DJ Cyusa. Umutumirwa wanjye ni Mugabo Byusa, turi kumwe. Iki kiganiro akaba ari icyambere kivuze kuri real estate cyangwa se ku bintu bijyanye no gucuruza no kugurisha amazu muri rusange cyangwa se muri detaye hano muri Amerika niba nibeshye. Mugabo Byusa, dusoza ikiganiro cyacu, ubundi ku isoko ry'icuruzwa ry'amazu no kuyagurisha, ibyo ufasha abantu nyine kuyagura no kuyagurisha, hari competition irimo? Murakoze cyane. Competition nini cyane, ariko nkuko twavuze muri competition ugomba kugira umwihariko wawe. So dufite umwihariko muri ibyo dukora kandi birimo gutanga icyizere kuko ubucuruzi bwose bubamo competition. Ariko ndizera muri community zacu n'abavuga Ikinyarwanda uri mu kibuga wenyine? Ntabwo ikibuga ndimo yenyine kuko ikibuga naragisanze. Urumva hari abagiteguye mbere, turimo turakina twese. Harimo n'abandi bagikiniramo. Ibi tuvuga ntabwo abavuga Ikinyarwanda, nkanjye naguze mu myaka 5 ishize nguze inzu, ntabwo naguze inzu hari ababikora ariko bavuga ururimi tuvuga. So nukuvuga ngo n'ubusanzwe nkuko dushishikariza abantu kugira batugane, nuko twe dufite kuba twavugana n'umuntu ukampamagara ukanyandikira kuri WhatsApp, turi busubizanye nkuko utari buvugane n'umunyamahanga. So competition zirahari, ariko tuzi yuko dufite ubudasa bwacu buzadufasha muri iyo competition. Reka rero tubashimire mwese abakomeje kudutega amatwi. Mugabo Byusa, dusoza ikiganiro cyacu, hari ikintu wumva kikuri ku mutima wabwira abantu, by'umwihariko abantu bashaka kugura amazu, abantu bashaka kuyagurisha, ndetse n'abandi bifuza bafite uwo mushinga mu bitekerezo bavuga bati turashaka gukorana na Mugabo Byusa. Tunabwira n'abantu ko brand ya Mugabo Byusa real estate ari brand imaze kumenyekana hano muri Amerika, by'umwihariko muri Michigan ho rwose. Navuga ni nayo mpamvu twanagutumye mu kiganiro cyacu kugira ngo uze udufashe, nubwo akazi kanya atari ukwigisha abantu, ariko udufashe abantu bamenye niba kajya bayoba ngo bagende bityo bahendwe cyangwa se bibwe amafaranga yabo. Dusoza, ikintu kikuri ku mutima? Murakoze cyane. Kuba ikiri ku mutima sinzi yuko cyagaragara, mbega navuga ngo cyose turakivuze. Gusa turasaba cyambere turashimira abantu. Tumaze kubona feedback nziza, tumaze kubona abantu baduhamagara abari mu state muri biganiro dukora. Nagiye mbona abantu b'abarenda bari no mu yandi state bavuga ururimi akavuga ati urakoze kubwo ubusobanuro duhaye. Ibi tuvuze turasa nkaho duciye hejuru, tuvuze bikeya mu byo tuzavuga. Icyo nasaba abantu rero, niba uteganya uvuga uti mu mwaka cyangwa mu mezi 6 ndashaka kugura inzu cyangwa ndashaka kugurisha inzu, duhamagare. Inomero ni yayindi nk'ibisanzwe. Wayisubiramo rwose? Inomero ni 517 517 894 894 4924 4924. Uduhamagare, utwandikire. Twebwe tuzi yuko ibyo tuzagufashamo cyangwa ibyo tuzakorana muri icyo gikorwa cyawe ntabwo uzicuza gukorana natwe, kuko duhari ubu none aha turi kuri kamera, tuzaba duhari igihe uzadukenera, na nyuma y'uko ubona inzu yawe cyangwa ugurisha inzu yawe tuba duhari igihe Imana iduteje ubuzima. Ntabwo duhari mu gihe cy'ubucuruzi gusa. Ni karibu. Turabashishikariza yuko ibyo twagiye duhura nabyo, tudafite abantu bavuga ururimi rwacu twumvikana, tudafite abantu babizerwa, turashaka yuko mutazahura nabyo. Murakoze cyane. Turabashimiye mwese rero baduteze amatwi bakanatureba kuri Sangwa TV show. Tubibutsa ko ikiganiro cya buri cyumweru kizajya kibageraho, by'umwihariko kivuga ku bantu b'indashyikirwa muri community zacu, bashinze ama business, bafite secteur bakoramo, bafite ubumenyi bashaka gusangiza abandi. Kuri mikoro nari Chewu ndetse na DJ Cyusa kuri technique cyangwa kuri kamera. Mbashimire mwese, ikiganiro nakagaruka. Comment, like na share. Mu gihe mwifuza ko Mugabo yazagaruka, hari ibindi bibazo mwifuza, mwabishyira muri commentaire, ubundi tuzamutumira ku nshuro ya 2. Bwana Byusa, tugushimiye ku
bwitabire mu kiganiro cyacu. murakoze kuba mwantumiye kandi ndahari igihe cyose n'ikindi gihe muzantumira rwose nzabitaba.